rw'abasengerezi koko umurenge wa Muhima. Umurenge wa Muhima ni umurenge ahanini 90% mu murenge w'ubucuruzi. Uhagarariye polisi kugira ngo tumusabe atambuke atugezeho ikiganiro kijyanye n'ibibazo tugenda duhura nabyo umunsi ku wundi bishingiye ku ihohoterwa, bishingiye ku businzi bugaragara hirya no hino by'umwihariko mu rubyiruko, bishingiye ku biyobyabwenge n'ibindi. Agira ngo tubasabe mutambuke. Tugire umutekano, buri wese ari ijoro rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Aho rero nuba ngo ngiye kwigisha mfite morale kuko ndumva ishuri ryanjye ritangiye kugenda tujyana. Ngiye gutangira ku kintu cyitwa amakimbirane yo mu ngo. Uyu munsi amakimbirane yo mu ngo agenda azamuka kubera ko umugore avuga ati baduhaye ijambo, wowe uravuga iki? Uvuga nyine nkore, ahamagara polisi minota 2 baragutwaye. Ariko ubwo ndimo kuvuga ku ruhande rw'abadamu, ndagira ngo mbibutse neza yuko hatabayemo koroherana no kumva umwe ku wundi bizasoza rwa rugo ruhiye. Niyo mpamvu uyu munsi divorce cyangwa gutandukana byeze hirya no hino. Ibyo byose mujya gutandukana byarabanje muri ayo makimbirane kubera ko mwana nawe kumvikana, umwe nawe guca bugufi, undi yananiwe nawe kugonda, murati ngende umugabo shaka. Urabizi wa mugore ko ndi umugabo. Ati kugira ngo menye ko ndi umugabo reka nkwegere. Akaba kubisa urushyi ati ngiye nkoretse ko ndi umugabo. Gerageza wowe niba uri umugore umva yuko uri umugore, cya bugufi ubaho umugabo wawe w'ibingare. Hari ikintu cyaje cyitwa human trafficking, icuruzwa ry'abantu. Twebwe tuzi yuko abana bacu bagiye gushaka akazi mu mahanga, ariko bamwe mu bantu bafite experience yo kuba barageze mu mahanga hirya no hino bazi ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane iby'Abarabu n'ibindi bigiye bikora ibi bintu byitwa human trafficking, icuruzwa ry'abantu. Ujya kumva umwana w'umukobwa aravuga ati ye Kampala nabangiye ko mfite akazi, bamwe batwaye muri za clubs, abandi bagiye kubakuramo ingingo zimwe na zimwe abanyaburayi bakeneye kubera yuko ari abakire, ariko bari mu bitaro babuze ubwinyagamburiro, babuze ingingo zimwe na zimwe, bigasoza bavuga ati mujye hariya ubukene bwarabishe, muzabwire abana bo kwa Kayibanda, mubabwire yuko iwacu dufite akazi, bagiye kubona amadolari, bagiye gukira, babazane ubwana bw'ubukobwa cyangwa n'abandi nk'abo bakiri batoya. Isuzo bakuyemo impyiko, isuzo bakuyemo bimwe na bimwe mu byo abakire bo mu mahanga bakeneye. Ibi rero nagira ngo mbabwire ko icuruzwa ry'abantu rimaze gufata intera ndende kuruta uko twebwe twabyumva. Wumva yuko umwana agiye gushaka akazi hirya no hino, ariko mu by'ukuri ibibazo birakomeye cyane. Mbasaba iki rero? Mbasaba ko aho duhereye aha, nubwo turi umubare mutoya, ariko ubu butumwa kubutanga bifite akamaro gakomeye cyane. Tugerageze twirinde ya makimbirane asoza avuyemo akaba nk'ipfundo y'ibibazo byose tugenda duhura nabyo, tukaba umuzigo kuri leta cyangwa igihugu cyacu twakabaye igisubizo. Tugire umutekano, buri wese ijoro rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba. Nuvuga ngo kugira ngo tugire umutekano no buri wese abiki, none se wagira ngo hari ibindi bintu biba bitabereye muri twebwe. None se niba ubona Yohana, ubwo Yohana niba aranyihanganire, wajya kubona ukabona Yohana arimo gukora ibintu runaka, ntuvuge uti sigaho urwo rumujyi nturumwe. None ubwo kugira ngo tugire umutekano no buri wese ijoro rya mugenzi we, ukabwira Yohana uti sigaho, ubwo rya ijoro ryawe y'umunyarwanda mwiza. Ariko nutabikora Yohana agiye kubinywa, abe so wanyu abeho umwana babihereza uwo bakinana. Uyu munsi aragufatanya ibiyobyabwenge, imyaka mike ni 20, 30 na burundu. Mwabyumvise? Bantu rero mukinisha ibiyobyabwenge, ubikinisha uzi ko niba ufite imyaka 50 biraza gusoza gushyira 30, ubwo 80 niba uzavamo umeze gute ntago mbizi, cyangwa se nawe ukatira burundu, ubwo sinzi uko bizagenda. Ariko nagira ngo mbibutse ko ibiyobyabwenge aho bigeze biri muri iyo myaka. Kungaruka ku kintu cyitwa ubusinzi. Ubusinzi bwahagurukiwe mu gihugu cyacu uyu munsi. Gusindira mu ruhame ni ikibazo gikomeye cyane. Ubusinzi rero bugomba gucika muri twebwe. Barimo kwandagara bagufunge, waba utwaye ikinyabiziga umwe utwaye bagufate bagufunge batitaye kumenya uwo uri we. Ibyawe bizasobanuka nyuma. Bivuga iki rero? Bivuga ko wanyweye irinde gutwara ikinyabiziga, wanyweye irinde gusinda. Uwo gusindira mu ruhame ni ikibazo gikomeye kandi ni icyaha kirimo kurwanwa twivuye inyuma. Murakoze, mugire ibihe byiza. Meya w'akarere kacu ka Nyarugenge
nawe atugezeho agaseke. ndagira ngo nanjye mbashimire cyane kuba mwitabiriye inteko. Ahantu haba hari amafaranga haba hari n'ibyaha, kereka niba mbeshya, kuko ubu uyafite ku mufuka igihe cyose ushakiye ubwo icupa rikugeraho n'ibindi byose. Ariko ndagira ngo rwose nubwo amafaranga aba ari ayawe, nubwo uburenganzira ari ubwawe, ariko ujye wibuka ko ubuzima bwawe nabwo buhenze. Abana batoya batwara muri za loge, hano nitubivuga muraza kuvuga ngo wenda turabeshya, ariko dufite ingero zifatika aho umuntu ufite imyaka 50 afata umwana w'imyaka 16 akamutwara muri loge, ari hafi kuba umwuzukuru we. Ukibaza yasize abana be mu rugo agiye kwangiza umwana w'abandi. Uwo rero ntago twamutandukanya n'umwanzi w'igihugu, kuko arangiza umwana hejuru yo kuba yamutera inda cyangwa se akamutera n'indwara, ariko noneho bumva ubwo buzima bw'uwo mwana w'imyaka 16 umaze kumenya amaroge, uzi guhabwa amafaranga kugira ngo abeho. Ndagira ngo rwose abacuruza cyangwa abafite amaroge tubibasabe, kuko aho tuzabisanga nawe ubwawe tuzakubaza ukuntu umwana yahageze. Ntugire ngo hazagenda manager gusa cyangwa hagenda uwamuhaye icyuma, ariko nawe tuzabikubaza, kuko nawe ni inshingano zawe kugira ngo umenye abantu bajya muri loge yawe. Ngira ngo mu minsi ishize inzoga z'inkorano twarazifataga nazo tukazimena bikarangirira aho ngaho, ariko ubu ngubu itegeko rirahari rigaragaza ibihano bijyanye n'uwo twafatanya inzoga z'inkorano azikora, azikwirakwiza cyangwa se azitanga. Bivuze ngo ibyo twakoraga tuzimena tukakuganiriza, twarabaganirije igihe kirekire. Ntabwo twakwemera ko abaturage bacu bakomeza babimbataza ibiyobyabwenge kandi natwe ubwacu twabigizemo uruhare. Ubwo ibyo nabyo byari kugira ngo tubabwire ko amategeko arahari, ibihano birahari. Ntabwo rero tubereyeho guhana, ahubwo dubereyeho kugira ngo dukosore, tuganire neza, kuko ntago ubuyobozi bubereyeho guhana. Ariko iyo byanze ngira ngo niho tuganisha. Ntabwo rero ari byiza ko twaganisha aho ngaho. Mureke ducuruze, twunguke, dutere imbere, ariko dufite ubuzima buzira umuze. Tunarebe n'ubuzima bwacu. Iyo tudafite mitiweli nta buzima tuba dufite. Imibereho myiza yacu, umuntu udafite mitiweli indwara ntabwo iteguza. Ndagira ngo mwongere rwose muri ya mvugo muvuga ngo ni ukwanikira abandi, ariko tubanikira tunarengera n'ubuzima bwacu. Twaje turi kumwe na nyakubahwa Vice Mayor nk'uko nabivuze. Mwagize amahirwe, ngira ngo nibwo bwa mbere, usibye kuba mwaramubonaga yiyamamaza, ariko nibwo bwa mbere mugiye kumva n'ijwi rye akabaganiriza, akanadufasha kugira ngo ayobore inteko, twumve ibibazo bihari ariko dufatikanye kubisubiza. Ndagira ngo nyakubahwa Vice Mayor mu byubahiro byanyu tubasabe kugira ngo muze muganirize abaturage bacu. Murakoze nyakubahwa Meya w'Akarere ka Nyarugenge, murakoze ba nyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano hano, murakoze ES w'umurenge turimo, ndetse n'abandi bayobozi bari hano n'abaturage bakabasengereza. Buriya mu buzima bw'umujyi, si n'ubuzima bw'umujyi gusa, mu buzima bw'igihugu muri rusange hazamo ikintu cyitwa igenamigambi. Igenamigambi rero buriya ntabwo rishobora gupfa kugerwaho abantu batari tayari mu mutwe. Kuba tayari mu mutwe ngira ngo babivuzeho cyane. Hari ikintu ES yigeze kuvugaho cyane cy'ibikorwa remezo, avuga ati muri uyu murenge wacu hose hari ibyakozwe, hari ibyubatswe, ariko arimo anavuga ati hari byinshi bikenewe gukorwa, avuga za ruhurura, ngira ngo yavugaga n'imihanda n'ibindi. Ariko ibyo byose ngira ngo mufite meya buriya aba yabavuganiye cyane buri gihe, buri nama, ibyo bibazo byose aba yabivuze, arabavuganira cyane rwose. Aho ngaho nanjye nabyemeye mu muhamashyi, ntabwo batagize.
ikiba gisigaye rero ni uko ubuvugizi aba yabukoze, ikiba gisigaye ni uko abantu bicara hamwe abarebwa n'ibyo bikorwa byose muri rusange bagahuriza hamwe ibitekerezo bakareba kuko hari n'ahandi naho haba hakenewe ibyo bintu ubundi bagasaranganya bitewe n'ubushobozi cyangwa uko imbaraga zihari ziba zingana. N'abatindiye rero reka dutangire ibiganiro byacu, ubwo gahoro gahoro turagenda twungurana ibitekerezo. Nabibonye murasobanutse, muri abanyamujyi, ndakeka no kuza kuganira nabyo biraza kwihuta kandi tuganisha ku murongo. Murakoze. Dufata umwanya nk'uko yari abivuze wo kuganira, ariko ubwo ngira ngo turaganira twumva ibibazo cyangwa se ibitekerezo, hari uwagira n'igitekerezo, hanyuma dufatanye kuri uwo murongo. Umurenge wa Muhima wigeze kudushishikariza guhinduza ibyangombwa byacu tukabishyira muri quartier commercial. Bamwe twarabikoze. Mu minsi ishize rero nagiye muri Rwanda Revenue muri Mega. Nabo bari bamaze iminsi badushishikariza kuza gukoresha registration bundi bushya. Njyayo ngezeyo mbereka ibyangombwa bibiri, kimwe baracyemera, icya kabiri bambwira ko bidashoboka. Barambasa ngo utuye he? Ntuye mu bumwe hano hafi ya RCCB. Noneho barareba ku cyangombwa batese ko ari muri quartier commercial. Wowe ushobora gutura muri quartier commercial kandi atari quartier résidentiel. Ngerageza kubasobanurira ndavuga nti nubwo ntari impuguke cyane, ariko njya numva kuri master plan y'umujyi bavuga ko uyu murenge wa Muhima en general aheshi araho ubucuruzi. Ndizimana ndakubona wari ushinzwe imyubakire mu mujyi n'iterambere, ugerageza usubiriza ku kabazo nyakubahwa. Murakoze. Abaturage rero bari batumye intumwa yari yaje ngo mutubwire ku karere ko bakeneye ko kuri uriya muhanda bahashyira utuntu twa protection. Nagira ngo rero nubwo mbona batari kubivuga, mudugudu w'Icyeza n'Ikana ntibavugire kuko bari bakidusabye, twumva ari ikintu gikomeye. Ndimo kuvuga ku y'umuhanda, njyewe nkorera kuri uyu muhanda wa Hotel Okapi, kuva kuri Apecope kugera hano kuri Hotel Okapi. Ni umuhanda mu by'ukuri ubona natwe dukeneyemo wenda nka kaburimbo biramutse bikunze. Ikibazo nagira ngo nyibaze numve ukuntu bimeze. Nta cyapa dufite, icyapa kiba kiri hepfo kuri ya mama. Ubwo abahagarara hano kuri Tigo niho wenda hari icyapa, ariko ukazamuka kugera mu mujyi rero biratuvuna nk'abantu batuye hano hafi. Badushyira byibura icyapa hariya nk'abantu dutuye hano tutagiye kuzenguruka muri gare. Harabajije ikibazo gifite plante cyangwa sirope, avuga hano hari umukingo. Iki ngiki n'ubundi iyi projet bayita 54 iracyakomeza, ntago yari yarangira. Ndakeka iki ngiki rero kizitabwaho aho hantu hashobora kuba hatera ibibazo, naho hakajya mu hazakurikirana icyo kibazo kigakemuka. Hari ikindi kibazo cyabajijwe cy'umuhanda w'amabuye gushyiramo kaburimbi kuri Hotel Okapi. Iki ngiki nacyo ubwo cyumvikanye, ubwo ni ukubireba ubuvugizi bugakorwa, nabyo abantu bakazareba ko byashoboka kandi byihuse. Ariko wenda tukiri nanjye nagira ngo mbisabira akantu gatoya. Aho tuvuga ibintu by'ubwubatsi, iterambere, ibikorwa remezo. Asinzi niba mu murenge wa hano, mu murenge wa Muhima harimo ikintu cyitwa kubaka mu kajagari kirimo. Nagira ngo mbaburire hakiri kare, meya arabizi, amanama menshi tuba turi kumwe kandi ngira ngo n'ubutumwa arababwira ndabizi neza. Ni ibintu dushaka ko bicika. Hari muri iriya slogan mubaze muvuga buri muntu kuba ijisho rya mugenzi we no gutangira amakuru ku gihe. Icyo ni ikintu gishobora kudufasha guca kajagari mu bwubatsi rwose. Mu gihe abantu bano batekereza ukuntu umujyi mwiza kurushaho, mu gihe abantu bano batekereza ukuntu hajyamo ibindi bikorwa remezo byisumbuyeho kandi bifite imbaraga, mu gihe abantu barimo batekereza kureba uko imiturire myiza yagera kuri buri wese mu buryo busobanutse kandi aho umuntu wese yibona,
mureke rwose twe guca intege izo gahunda zose nziza igihugu kirimo gishyira imbere. Ibyo bintu byo kubaka mu kajagari tubihagarike. Abantu bitwa ba midugudu, abantu ba executive b'utugari rwose mbivugiye aha ngaha, mu minsi iri imbere haraza gufatwa izindi ngamba zikaze. Ubwo mureke rwose dufatanye icyo kintu gicike. Ubwo ibyo ari byo byose kubaka, niyo waba wubatse metero imwe ijya hejuru, kugira ngo ujye kubaka hari umuntu wazanye amatafari, hari umuntu wazanye umucanga, hari umufundo uba wubatse aho hantu. Ntabwo rero wambwira ko ibyo bintu byose ubyubaka nta muntu ureba. Mureke rwose aho hantu dushyiremo imbaraga, niba harimo na faiblesse cyangwa weakness yagaragayemo, ariko rwose twikubita agashyi mu nzego zose no kugera mu rugo. Ibyo bintu umuntu wese abijisho rya mugenzi we, icyo kintu tugice, icyo kintu tugice rwose kirangire. Umurenge wa Mwiyemeje ubundi nimutanga raporo y'abantu barimo bazamura amazu mu tujagari badafite ibyangombwa byo kubaka, ku buryo tuzasanga ku rupapuro rwa raporo hariho zero. Naho ubundi ni ibintu igihugu kirimo gifatira ingamba, kandi twese tugomba. Bashimire cyane mu izina ry'abaturage turi kumwe hano, by'umwihariko ab'akagari ka Kabasengerezi, nagira ngo bongere bantize amashyi tubashimire cyane. Murakoze cyane, kandi tubizeza ko impanuro mwaduhaye rwose ntabwo dufatanije n'abana baturage ntabwo bazantenguha, kandi nanjye sinzabatenguha kugira ngo tubishyire mu bikorwa nk'uko bikwiye. Numva rero ahandi twababwira ngo imihigo irakomeje kandi irakomeye. Nagira ngo badushyireho ka morali keza cyane, dufatanye n'abayobozi bacu, hanyuma tunabaherekeze na morali nyinshi. Murakoze cyane.